Baturage b'Intara y'Amajyepfo badahigwa ba Nyanza by'umwihariko imbanje kubasuhuza mu ndamukanyo y'Intara y'Amajyepfo dukorana umurava nishimiye bikomeye kubona abaturage b'Intara y'Amajyepfo by'umwihariko akarere ka Nyanza twaragize amahirwe yo kwakira ibi birori byo ku rwego rwo hejuru byo gusoza iserukiramuco rya Nyafurika ry'imbyino aho ibihugu hafi ya byose byitabiriye iserukiramuco byajanga ku gicumbi cy'umuco i Nyanza aho bavuye hirya no hino mu bindi bihugu ndetse no mu ntara zigize igihugu cyacu. Mumfashe baturage b'Intara y'Amajyepfo dushime cyane leta yacu y'u Rwanda ihagarariwe na Minisiteri y'Umuco na Siporo yahisemo ko ibi birori nk'ibi biba ngarukamwaka kandi bikabera mu Ntara y'Amajyepfo i Nyanza bikanahuzwa n'ibirori byo kwizihiza umunsi w'umuganura nyuma yaho aho umunsi w'ejo tuzaba turi umunsi w'umuganura. Ibirori nk'ibi rero byeretswe abaturage bo mu karere ka Huye ejo ndetse n'abaturage bo mu turere twegereye akarere ka Huye harimo Gisagara, Nyamagabe ndetse na Nyaruguru. Uyu munsi rero bikaba byagarutse ngaho i Nyanza. Distingués invités, c'est pour nous un grand plaisir d'être avec nos compatriotes et frères africains en provenance de la République démocratique du Congo, Burkina Faso, Sénégal et République du Congo-Brazzaville pour partager et célébrer la culture africaine. Sentez-vous comme chez vous et vous êtes les bienvenus. La cérémonie de ce soir est la suite du festival panafricain de la danse qui se déroule au Rwanda pour 10e édition depuis le 29 juillet jusqu'à aujourd'hui. C'est avec plaisir de vous dire que les danses et la musique que nous partageons ce soir montrent la diversité de nos cultures comme un lien de fraternité entre nos peuples. Au nom de la population de la province du Sud, nous saisissons de cette occasion pour vous dire que nous sommes très reconnaissants de votre participation active. Nyakubahwa Minisitiri banyacyubahiro muteraniye aha, umuco nyarwanda ni kimwe no muri Afurika yose ugomba gukomeza kuba ikimenyetso kivugira cy'imibereho n'imibanire y'abantu bitewe n'amateka yabo. Umuco dusangiye ukwiye gukomeza kuba uturanga ndetse ukaba ikiraro kiduhuza nk'abanyarwanda n'abanyafurika nk'uko biri mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mumfasha rero dushimire cyane umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahaye u Rwanda gutegura iserukiramuco nyafurika ry'imbyino rigamije kwimakaza umuco w'amahoro n'ubumwe mu bihugu bya Afurika. Mumfasha kandi dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu Paul Kagame akaba na Perezida wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe ku miyoborere myiza ituma abanyarwanda by'umwihariko n'abanyafurika muri rusange bimakaza umuco. Kandi nk'uko tubizi umuco ugomba kuba isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira nk'abanyarwanda by'umwihariko ndetse n'abanyafurika muri rusange. Ibyo bikaba bijyanye n'insanganyamatsiko y'umunsi mukuru w'umuganura
tuzizihiza ku munsi w'ejo ku rwego rw'igihugu, ukaba uzizihirizwa aha muri akarere ka Nyanza kuri stade ya Nyanza. Nkaba mboneyeho umwanya wo kubatumira mwese kuzizihiza uwo munsi w'umuganura tuzizihiza ejo. Nyakubahwa Minisitiri w'Umuco na Siporo, nkaba ngira ngo munyemerere mbasabe mujyejuru muze mugeze ku mbaga iteraniye aha ngaha ijambo nyamukuru mwabateguriye. Merci, je vous remercie, murakoze mwese.